Claire tubya nk'ari yo gusomana nka kuriya wenda bakinyura umwami kazi hari n'umwami yeza kuba hari nk'esene y'umwami n'umwami kazi basomana bari kubigenza gute bo reka nkubwire byose no gukina nukuvuga ngo ubuzima mbyite illusion ni ibintu ni illusion iyo abagabo abantu babashaka kubyumva gutyo ntabwo bakagize commentaire kuba wasoma umuntu wundi si ikibazo none se kuki andi mafilme babikina bakabikora ngiye kubwanjye nabikina ni Dusabe Busine Israel film director film actor mumenyere mu filme menshi hari muri kino gihugu mumenyere nyuma ya kamera ndi kuyobora ubu twazanye inkuru nziza tubazaniye ubutumwa bwo kubaka imitima bwo kubaka imiryango ibiganiro n'ubuhamya bifasha kandi byubaka ni kuri Yes Pepe TV tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye ubuhamya butandukanye experience zitandukanye byose intego nta yindi no kurushaho kubaka umuryango nyarwanda umuryango kuri rw'isi ariko umuryango utekanye umuryango ugira ibibazo ukabisohokamo umuryango ugira ubukene ukabusohokamo ariko byose agendeye ku buhamya duhawe n'abandi batandukanye bagiye baca mu byo ducamo twabibona bikadukomeza twabyumva bikaduha imbaraga kugira ngo nitubinyuramo natwe tubinyuramo twemye Yes Pepe TV uyu munsi rero tugiye kuganira n'umubyeyi usanzwe ari umukinnyi wa film ariko ni n'umukarateka araza kubibwira ceinture afite na Dan yewe ngira ngo navuye muri karate abanzi barabizi ko narabashaga nafite ceinture y'umweru ariko murabizi ko umuntu wese winjiye muri karate afite ceinture y'umweru rero niyo nasohokanye nta nigeze nambara uyu munsi tugiye kuganira n'uwo mubyeyi atubwire ubuzima bwe muri karate atubwire ubuzima bwe muri film abenshi muramuzi mu ndirimbo ya Fudotwa ya Bruce Melody Loskana na Element yakinnye arumwamikazi no muri filime zitandukanye nyarwanda ariko ubusanzwe no mubyeyi hanze abantu batekereza ko gukina filime atari umwuga gukina filime ari kubura ibintu ukora ngewe babwira ntabwo nagiye muri filime kubera ko nabuze ibintu nkora nabihisemo birantunze bentungiye umuryango bengeje kuri byinshi wenda nawe umaze kugeraho ukora ibindi ukora mu murenge ucuruza amabuye y'agaciro ucuruza impu ukora restaurant ibyo waba ukora byose ikiba gikenewe n'iki nuko twubahana buri wese akaba byo mugenzi wakora ariko icyo wakora cyose cyaguteza imbere uramutse ugikunze so rero nihariye sinema ntabwo tuzabagezaho gusa ibiganiro kuri sinema tuzabagezaho n'ubuhamya n'ibiganiro ku bandi bantu mu ngeri zitandukanye kugira ngo tugende twigira ku bandi twumva ubuhamya bw'abandi badusangiza ibyo bagiye banyuramo bityo bitubera imbarutso mu buzima hari ubwo unyura mu kibazo ukagira ngo hari wenda niyo ukisangije ariko iyo wanyuze mu bimeze nk'ibyo wanyuzemo biragukomeza bikaguha imbaraga zo gukora uwihoreye Marie Claire reka mwakire kuri screen muri kano kanya ndi kumwe na uwihoreye Claire sinzi impamvu abana bo bashyiraho za Marie Claire nta Claire itagira Maria turi kumwe n'uwihoreye Claire bagiye gushyiraho Maria cyangwa n'uwihoreye Jean Claire uyu mama rero ngira ngo benshi muramuzi ndabizi neza ko iyi sura murayizi uyu bamwita umwamikazi umwami we ntabwo ndi bumuvuge muramuzi mu ndirimbo ya Bruce Melody ya Fudotwa nubwo mubona ameze nk'aho akuze mu myaka ariko buriya nawe afite fuyi afite wowe nawe reka rero mwakire musabe atwibwire mu mazina n'ibindi ashaka ko twamumenyaho Claire karibu turakwakiriye kuri Yes Pepe TV murakoze kunyakira banyita Uwihoreye Claire ndi umukinnyi wa filime mu buzima busanzwe nkaba n'umwarimu wa karate wow karate yes hanga ntoza abana batoya ariko ntabwo ari abagabo nkawe okay usibye ko nabo baje ntabanga okay nkaba narize nanone ibintu bijyanye na costume design and set design nabyo nshaka kwinjiramo cyane ntekereza ko ibintu bya filime muri nge ndumva nshaka kubiginjiramo cyane kuko ni ibintu nkunda mama ibibazo biraza kuba byinshi cyane karate costume design kubyinjiramo
wenda imyaka nibanga ariko ngira ngo ko bisa kose imyaka ntago ari mikeya uri umubyeyi urubatse yego yes ufite umugabo ndamufite umwe cyane ajyango ngira batandatu Blackmail hano turi kumwe n'umumeri ugisakarate nushaka gutahana ceinture noire uyu munsi aragukoca ku buryo ari utahana ceinture noire na dani nk'iya 14 mama ibibazo byanjye birajyana uri umubyeyi ese iyo ugaragaye mu mashusho ya filime cyangwa amashusho y'indirimbo nta bibazo bikubangamira ubazwa n'umuryango cyangwa ubazwa n'inshuti nta kibazo ndahura nacyo kugeza ubu gusa usanga abantu bambwira ngo courage ngo n'ubwa mbere tubonye umuntu w'umumama wiyaminiye mu bintu byose cyane ko niyo ahantu byatumye bavuga ko bashimishwa no kubona umuntu umwana nanjye ndi muri ibi bintu ni muri karate ko bambonye muri karate ndimo gukina baravuga ati ntago bishoboka mu Rwanda sibyo ari abamama bangana nawe bakina ndabikunda cyane nta kibazo urumva rero kuba bambona amashusho si igitangaza ese mama uretse ko wenda niba atari ibanga harya muri karate ni amapete ni imisentire Blackmail wangupeje niki kiba muri karate bagenda basumbanaho ni amaranka ni amapete bahera ku masentire sentire zikagenda zirutana mwatubwira bageze kuri noire hatangiye ibyo bita madani none se umwibitseho irepete mama Claire ndi sentire noire deuxième dan amaye ko numva ku migeri waba uri mubi none se umusore umupapa mubana kuko numva yabambyaye yaguteretse n'undi ukina karate oya nagiye muri karate ndi kumwe nawe God kandi ntaki no kuvuga ngo mbere yaho narayikinnye ariko ntabwo nabonaga umuntu ubinsunikiramo kuko yanshatse ndi kuri sentire orange okay noneho bituma we anshaka ndi umukarateka nsa nkushaka kubivamo arambwira ati oya nta mpamvu yo kubivamo nta mpamvu yo kwishushanya bigomemo wow iyo ndabikunze cyane nawe se akina karate cyangwa akina kungufu nta na kimwe akina abagabo nabo bari baratinyuka ngiye mbonye umukobwa ukina karate kera numvaga mbatinya nakinyeho karate ariko ngiye abantu bazi kumbaza ceinture mfite ariko nanjye nari mfite ceinture kuko nari mfite ceinture kandi ariko nzayitangaza mu kiganiro cy'ubutaha ceinture nari mfite muri karate jewe buriya rero ntabwo uzi abantu bagira discipline baba bambere n'abakarateka nanjye nari nyifite ariko ntibyari cyane nyine ndakuvuga ko abakarateka ni abantu bagira discipline donc ntabwo navuga ngo narwanye n'umugabo cyangwa narwanye n'undi muntu okay donc bigushyira ku yindi level wowe utatekerezaga ntabwo ushaka kwinjiramo ushaka nko kwihorera n'urugero ariko birangira ubaye umuntu muzima none se abana bawe bahuburere ubarera ntagiye nk'akana kaguteraga umuntu ukumva bagatera harya ni tsukini kushugenini batukize buriya iyo ni ukuvuga ngo muri karagita y'umuntu hari ibintu aba yifitemo nkanjye ntabwo nigiramo karagita yo kuba narwana n'ubwo bwose mbirimo bivuga ngo umwana wanjye ntabwo njya muhanisha inkoni muhanisha umunwa gusa turaganira mugira inshuti tukaganira niba yakosheje nkamwumvise ikosa yakoze akagerageza kurikosora ariko ntago turwana reka tuve muri karate turi kumwe abantu muri karate bigisha babita ba maître cyangwa ubu ni maîtresse wowe sensei ba maître twa turi kumwe na maîtresse ubwo ni maîtresse ni sensei ni sensei sensei wihoreye Claire reka tugaruke muri cinema umaze kugaragara muri filime nka zingahe niba uzibuka ntekereza ko maze kugaragara muri filime zigeze nko kuri enye niba ntibeshye okay twazireba se cyangwa ntabwo uzibuka amazina hari iyo bita bigaruka nakinnye ndi mama Karire hari iyo nakinnye muri mu ifundo seri mu bijyanye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa umugore wo mu cyaro ubwo ni ngewe wayibikina iyo role ni ngewe wayikinaga hari n'iyi ngiyi ya marayika ngira ngo izo nibuka nizo reka mbibutse ko marayika avuze ni short film yakozwe na Toto na Israel n'akandi gatimu tuzayibereka mu minsi iri imbere cyangwa se dushobora kuza kubanyurizaho ama highlights y'iyo film ya marayika hanyuma rero isi yose abo mu Rwanda no muri Afrika baba bagize gutya bakubonye muri film ya Bruce Melody na Roscan na Element uri umwamikazi hey
wabyakiriye gute casting byagenze gute byanyuze mu zenzira kugira ngo wisange kuri uriya mwanya urenze yindi muri ya clip video nk'umwamikazi? Ntabwo ndumve neza kwisanga baguhamagaye ngo ni wowe ugiye gukina nk'umwamikazi. Niba hari ikintu cyantunguye ni uguhamagarwa. Urumva mumpamagara ntabwo numvaga ko ibintu biri hayi. Numvaga ari ibintu biri simple. Numvaga ari ibintu ngiye kugenda nkakora ataha nk'ibindi byose nka shootinga nk'ibindi byose bikarangira. Ariko natunguwe no kumva ngo amahanga abantu bose ikimara gusohoka amatelefone abakibara ntelefonaga twakubonye biti wageze hari yute bigeraho ntangira kwibaza se noneho ibi byo ndabikizwa neza. Urumva ikintu kikubayeho bwa mbere kiragutungura kiranakuvuna gusa uranakishimira kuko kiba kikuvanya ahantu kitangiye kugushyira ku rundi rwego. Nukuvuga ngo hari nk'ikigo cy'ishuri nagiye gusuraho umwana ngeze y'abana ati dusinyire mbasinyire nsinyike. Urumva ibintu utazi utamenyereye ngo urumva ngo twakubonye ngo muri funde twangura umusitari ngo dusinyire mbasinyire neza ku mashati muretse nzagaruka ku munsi wanyu wabasiziyemo nzagaruka mbasinyire ariko muretse ko numvaga ari ibintu narimo kumva gusa vraiment byaranshimishije cyane kuko nashima n'abampamagaye niko nabivuga harimo nka Israeli. Ariko nuragira ibya hiti ujye wibuka basi n'umwami babwiye tire nubwo undi umwamikazi ariko nta bwami butagira umwami. Umwami umugabo wanjye wambenze. Ni byiza cyane. No kuvuga ngo umuryango wawe inshuti abana bakubonye nta waguhaye commentaire mbi bose baguhaye courage ntabwo ati rwose mukecuru mbabare kwita umukecuru ko ndabizi ntabwo ushaje ariko nta wagucinye yabwo ati ibintu ugiyemo nibiki wigeze anca intege ahubwo barambwiye ati courage komereza aho ngaho urwo ni rwo rugendo utangiye cyane ko n'umugabo yarambwiye ati nuko bitangira nyine ati tangira uzamuke tangirira aho ngaho fatira aho ngaho. Ndamubwira nti buhoro buhoro ni rwo rugendo nzagerayo. Ibintu ndabikunze cyane warakoze cyane wabikoze neza vraiment. Reka nsuze Daltagadi ko niwe wayoboye iriya ndirimbo na team yose Loscan Element na Bruce Melody muri abantu bagabo mwatumye Claire wihoreye yibona mwindi mpano abantu bataramuziho yiyereka isi yose nyine ko abishoboye. Hanyuma Claire mu gukina filime ni yihe role wumva utakina yabangamira personality yawe cyangwa se yabangamira ubusanzwe uri wo nk'umubyeyi nk'umusensei role wumva utakina muri filime nk'iyi? Wiya rero umukinnyi wa filime ni ikintu gitangaje kuko umukinnyi wa filime we icyo abakora ni ukwigisha isi yose. Ni ukwigisha ibintu biba mu buzima busanzwe. Sintekereza ko hari role ntabasha gukina ariko nanone hari na role wenda ubuvuga uti nshobora gukina ikaba yantera ikibazo. Par exemple nko gukina ndi indaya ni urugero nguhaye. Si uko ntayikina ariko ni na filime idakwiriye umuntu w'umubyeyi. None se rero sorry ntangiye Claire tubyari nka rero gusomana nka kuriya wenda wakinyura umwami kazi hari n'umwami yeza kuba hari nk'isene y'umwami n'umwamikazi basomana bari kubigenza gute? Reka nkubwire byose ni ugukina. Ni ukuvuga ngo ubuzima mbyite illusion ni illusion. Iyo abantu babashaka kubyumva gutyo ntabwo bakagize commentaire kuba wasoma umuntu wundi si ikibazo. None se kuki andi mafilime babikina bakabikora? Ngiye kubwanjye nabikina biseriye kandi nabikina. Impamvu mvuga ko nabikina nuko ni role ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe bibaho mu buzima bwa buri munsi. Sintekereza ko n'uwo mugabo nashatse yahita abona ko nabaye ikindi nawe yakumva ko ari ugukina. Urakoze cyane. Hanyuma ese waba warigeze urumva hanze abantu bakunze kuvuga ngo abana bakobwa bakina filime ngo abama bakunda gukina filime ngo ba Israel bakina amafilime ngo hari imyitwarire runaka itandukanye n'iy'abandi. Waba warigeze uba mu gihe wumva nawe ucira abantu bakina filime urubanza kuri bya byarahindutse nyuma cyangwa wahoze wumva ko ari abantu bari positive bakora ibijyanye n'akazi kabo? Aho ngaho nakubwira nti ntarinjira mu mwuga wa sinema nanjye nabibonaga nk'uko bivuze nyine. Numvaga ko uwo mwana w'umukobwa wagiye muri filime umubyeyi wagiye muri filime akenshi na kenshi ari uburaya bagiyemo kubera ko nanjye niko nabyumvaga abandi babivuga kandi koko narana no mu mafilime bikorerwa mu nkabona
razima ni byandi bikinira nyine byinuza ariko nyuma maze kubyinjiramo maze no kubyiga ndibuka ko nanabyizeho amezi nk'atandatu niga filmmaking niho nabo nasobanukiwe neza nsanga ko ibyo abantu bibwira atari ko bimeze ngo nubwo ndi muri sinema ntabwo ndi cya kindi bavuga cya gicibwa n'uwo mwana w'umukobwa ubishoboye kumubonamo impano mureke kubera ko naje gusanga ibintu byose ntabwo ari uko biba ari bibi ahubwo biterwa n'uko wowe wakijustifiye justification y'icyo kintu uburyo wagitwaye niba wumva nyine ari uburayi ubwo wowe uzumva ko ari uburayi ariko nyamara si uburayi no kuvuga ngo umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe cyangwa se umwana w'umuturanyi aramutse avuze ngo mfite impano yo gukina film wamwakira na yombi wamuha bon courage nanabonye aho mushyira namushyiramo hanyuma Claire ugereranyije n'uko uruganda rwa sinema urubona ubona ari ikirubura kugira ngo rugere ku rwego rw'izindi nganda mu bindi bihugu ndatekereza ko ureba filime z'inyarwanda ukareba n'inyamerika byose ukabireba ni irihe tandukaniro ubonamo n'icyo ubona abanyarwanda bakwiye kuba bakosora ikintu mbona muri filime nyarwanda ntabwo wenda uko yari imeze kera ariko imeze ubu birimo biragenda biza ariko ikintu kirimo kubura hanini cyane mu Rwanda harabura ubufatanye gushyira hamwe niba nabyita gushyira hamwe niba nabyita kuzamurana ni ukuvuga ngo niba wowe ushaka kuzamuka ukabona undi ugufasha kuzamuka nanjye akamfasha kuzamuka iyo dufatanyije gutyo kugenda tuzamurana ya filime itera imbere ariko igihe cyose tutarashyira hamwe igihe cyose tutarabyumva kimwe filime yacu izahora iri hasi ariko kugira ngo izamuke birasaba ubufatanye birasaba gushyira hamwe birasaba gukora ibintu tubikunze tubishaka nkuko nge mbyumva reka abakinnyi barakina make up Vanessa warangije muzamuke ku modoka hanyuma tugana ku musozo Claire wumva ari cyo wasaba nka huye n'ubuyobozi bw'igihugu bufata ibyemezo wumva ari cyo wasaba leta gufasha cyangwa gushyigikira abakora uruganda rwa sinema mu myidagaduro muri rusange na sinema by'umwihariko mbajije ikibazo kiri numva ngenda ndamutse mpuye nabo numva nabasaba ko ibyo ari byo byose filime iyigisha byinshi urumva n'ibibera mu gihugu cyawe uba ukeneye ko bimenyekana n'ibikorwa byose bikorerwa mu gihugu cyawe ukeneye ko bimenyekana numva nabasaba ko bo bashyira ingufu muri sinema bakayitiza ingufu bakatiza uruganda rwa sinema mu Rwanda ingufu donc bakarutera inkunga kugira ngo rubashe kwiyubaka neza nabo babashe kuzamura igihugu cyabo kuko ntabwo twazamura igihugu tudafite abantu badufata ngo batuzamure. Hanyuma n'ubuhe butumwa wagendera ababyeyi babuza abana gukina filime cyangwa se n'abareba filime nyarwanda n'ubuhe butumwa wagendera nk'umuntu umaze kubizamukamo kandi ufite amaze kugera? Ababyeyi urumva biterwa n'imyumvire y'umuntu ariko nge nababwira ngo kame umwana afite impano yo gukina filime bakagombye kumureka akayikina pe kubera ko umwana iyo umufashije kuzamura impano ye ya mpano yo wamufashije kuzamura niyo imugeza kure kandi ugasanga iramwubatse nawe irakubatse rero sinumva impamvu yakomeza kuzitira wa mwana ufite impano yo gukina filime nge namubwira ngo uwo mwana aba ari umukobwa aba ari umuhungu aba ari mukuru aba ari mutoya nimubareke bagende bakina izo filime babashe kuzamura impano zabo tureke na filime n'izindi mpano baba bafite babashe kuzigaragaza ko muri filime hagaragaramo ibintu byinshi ushobora kugaragaza impano yo gushushanya muri filime ushobora kugaragaza impano yo kuririmba muri filime ukasanga ya filime iranzamuye kubera itumye nzamukira kuri za mpano zanjye rero nabashishikariza kohereza abana babo muri filime abonye aramutse afite iyo mpano. Urakoze cyane Claire turagushimiye hari ubundi butumwa watanga? ubutumwa nashishikariza naje gusanga abantu baba mama bakuze nka batwebwe wenda tuvuga ariko sinkuze cyane nubwo nishyira mu bakuze cyangwa bapapa bajya bagerageza gukina filime kuko abenshi naganiriye nabo ntabwo bumva ibintu bya filime bumva bakitinya kwa ariko se kuko nakazi katanga umugati ntabwo bavuga ngo
karahita kaguha umugati ako kanya ariko kandi kanakugaburira bitewe n'uburyo ugenda uzamuka. Ntabwo ikintu cyose ni ngombwa kubanza kugikunda, banza ugikunde ukiyumvemo, amafaranga azakwishakira. Niko nge mbitekereza, amafaranga azakwishakira. Donc bikunde, ubishake, ubikore, ubikunze, amafaranga azizana utayazanye. Ndagushimiye Claire. Hanyuma rero abakunzi ba Pepe Pepe TV, mwakoze kwakira umubyeyi wacu uwihoreye Claire Sensei mu karoteka mu kinyo film umwamikazi wa Food. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe.